ntumvishije ngo hari umugabo niba ari umugabo niba ari umusore ngo wafashe umukecuru ku ngufu amusanze mu nzu ngo arangije amutera icyuma mu bintu ariko ngo si ubwa mbere ngo hari n'undi mukecuru ngo yafashe ku ngufu ngo arangije ngo amutera ifuni mu bintu azi ibyo bintu n'ibiki igitsina cy'abagore urwego Diamond ariho ntago ari rwo The Ben ariho icyo ni ikintu ugomba kumenya sibyo ariko muri Kampala buriya The Ben arayoboye reka nkubwire Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi baye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri K7 magazine. Bahaye ikaze mwe mwamaze gukanda kuri subscribe. Nawe niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro, urareba munsi no video hanyuma ukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni K7 magazine. Ariko kandi ntabwo mba ndi njyenyine nkuko mumaze kubimenyera, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Grace. Reka rero ntangire muha ikaze. Grace, umeze ute? Meze neza Kizo. Umeze ute? Nanjye ndaho ndashima Imana n'abantu bake. Ni nyine se niba ari ko wabyiyemeje twabihindura nk'iki nkatwe. Nyine nuko jye ubashimira nyine nuko. Ariko baba hari baba niyumva. Mfa kuba wenda ikiza uba wabanje gushima Imana ibindi bikaza nyuma. Kibi nuko wambwira ngo ndabanza gushima abantu bakeya Imana ikaza nyuma. Ngo ndashima abantu bakeya n'Imana se? Oya ndashima. Aho ngaho wenda nibwo nabigiramo ikibazo. Ariko niba ubanza gushima Imana sha. Mbanza gomba. Mbere naho ngaho ni sawa. Baravuga ngo mbere na mbere Imana ibindi ubundi. Ibindi biza nyuma. Kimwe nuko nyina ari imyumvire yawe hari n'ubanza gushima nyina wamubyaye ibindi bikaza nyuma. Nanone hari igihe mama wawe kubyara hari igihe aba ari nayo Mana yawe rega nta wame. Hari igihe umuntu avuga ati se mama ko muzi ko twabanye Imana ndayizi. None kandi utazi neza ko nibyo ari ubushake bwayo kuba warabanye nawe akakurera akagutwita akakonsa kagira ate. Shaka akora nanjye mama wanjye ndamukunda. Umuhe iki? Kiri nk'iki? Umwereka urukundo gute? N'ubu mbivuze ubwabyo. Abana b'iki gihe rero barasekeje baranatangaje. Sinzi niba ariko nawe ubwo nakumvishije. Abana b'iki gihe basigaye bumva ko kuba wabwiye umubyeyi wawe ko umukunda bihagije. Ariko tuzi neza ko abana ba kera ubundi ikintu cyerekanaga ko ukunda ababyeyi mbere na mbere iyo wabaga ubiwanyu. Ababyeyi bawe warabubahaga sibyo ugakora cyane sibyo nkusuzugure nyine ugakora. Noneho rero ikintu cya kabiri ugashyiramo imbaraga ukavuga uti ngewe ngomba kwereka ababyeyi banjye ibirori mu byerekeranye no gushyingirwa. Wakereka ababyeyi bawe ibirori ukabanezeza. Noneho rero waba warageze mu rugo rwawe ukazajya ujya gusura umubyeyi wawe niba ari umumama umushyiriye agatenge, yaba ari papa wawe ukajya kumusura umushyiriye agakote cyangwa ukagenda umushyiriye nk'amafaranga akinywera kagwa. Ariko ubu ngubu umwana w'iki gihe arageza 5 z'amanywa akiri mu burira asuragura. Arageza 6 z'amanywa akiri mu burira akabyutswa n'inzara agiye kurya. Se ibyo biri ugiye kurya byatetswe nande? Ukabona nyine ni ibintu bicanganye ugasanga ko abana b'iki gihe rwose sinzi ukuntu basigaye bateye. Iyo ukiri mu rugo ubukeneye. Noneho rero umwana w'iki gihe gukora ubukwe. Yes we. Gukora ubukwe ntago ari ibintu bya danje. Abavuga uti ahubwo umwana w'iki gihe abaye nyine atarakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se reka mbyite gusambana. Aba yumva ari uburwayi. Kuba wenda agejeje imyaka 18 atarasambana. Oya 18 uvuze myinshi. 15 gutyo. Yagejeje imyaka atarasambana. Atarumva icyanga cy'umugabo. Ariko by'umwihariko abakobwa atarumva icyanga cy'umugabo cyangwa atarumva icyanga cy'umukobwa. Icyanga cy'imibonano. Sharaka nkubwiza ukuri abayumva yaratakaye, abayumva iterambere ryaramusize, abayumva hari ikintu ari kubura muri we. Mu gihe umwana w'umukobwa wa kera cyangwa se umwana w'umuhungu wa kera yagezaga 30 yareberaga umusore akamuhunga, yarebaga umukobwa akamuhunga, baba bari no kuvugana akagira isoni. Ariko ngo umuntu abasiga ari proud yo kuba yahagararana n'umusore bakageza 5 z'ijoro, kuba yararana n'umusore mu kabari, kuba yagenda agasura umusore bakamara n'icyumweru akazasubira iwabo. Kandi turi mu isi ya digital. Yararangije kuba umugore ukibaza se ibi bintu ni ibiki? Turi mu isi ya digital mujye mwibuka igihe kigeze.
akomana ibihe ibindi ese nkibaza niyo muri 2025 bimeze gutya noneho nyuma y'imyaka 25 bizaba bimeze gute muri 2050 muri 2050 tuzaba turi muri vision 50 vision 2050 ko bizaba ari akaga none sha bizaba ari akasamutwe niyo mpamvu rero urubyaro rwacu muri 2050 umwana wageze afite imyaka ingahera 20 tuzaba tungana 30 azafite 30 ngese niyo mfite azafite 25 azaba ari nkore muri 28 kubera ko ngo mfite imyaka 25 afite 3 ubwo urumva muri 2050 azafite nk'imyaka 28 mbega viziyo ufite imyaka ingahe byagucanze wowe urumva muri 2050 afite imyaka 10 muri 2050 hazaba hacu wambaye urumva niba nzaba mfite imyaka 50 uzaba warabaye umukecuru nuko no gusaza mutabyemera usanga umuntu w'imyaka 50 mugenzi ninzaba mfite imyaka 50 wenda Imana yarangiriye ubuntu nkaba mfite kwifaranga nzaba ndi inkumi uzaba umeze nkande ugereranyije nzaba meze nka Kabendera Tijara Kabendera oya nzaba nanamurusha cyangwa bamutese Scovia nk'abariya oya barana ubu ngubu barashaje mbaye mfite amafaranga buryo se Scovia bura arengeje imyaka 50 oya ntayafite ako Tijara warayifite iyi Tijara warayifite ariko Scovia ntayafite ariko none se ko iyo urebye ubona Tijara ari we musore ari we musirimu kubona nuko akunda Scovia nta urabizi nanga ajya yisiga makeup hari ibintu nyine bimwe na bimwe atajyamo urumva rero umuntu utisiga makeup nyine abari aho ngaho abayimereye nk'akajama nta bintu bya danje abajyajyamo nakagabo ubwo rero Tijara w'impamvu nyine akunda makeup ni umusiramukazi kandi abasiramukazi bafite ukuntu biyitaho bya danje niyo mpamvu rero umuwa mubona sa kuriya noneho rero ibaze ngiye muri icyo gihe 2050 hari ibintu byinshi bizaba byaraje ubu ngubu bitariho none urashaka kumera nka Tijara mu myaka 50 nyine ndi kukubwira 25 ubwo arakurenze nyine ndi kukubwira ngo nzaba nenda kumera nkawe ariko sinzaba ameze nkawe kubera ko ibihe bizaba byarahindutse we turi kumubona muri iki gihe tukabona arasa neza ibaze ko ushobora kuzabura agasireye cyane kagakecuru gafite imyaka 50 nambara mini ego sose zaba zikiriho hazaba haraje ibindi bintu bitandukanye birenze ibyo turi kubona ubu ngubu none se niba muri iyi myaka iyi ngiyi turi kumva ibintu ibaze ko hari itangazo mu kanya ngo ryasohotse mu Bwongereza ngo bagiye gushyiraho ngo imiti izajya ibuza abantu kugira ubushake ngo bakoze ihohotera rishingiye ku gitsina mu Bwongereza ibaze imiti ese nkibaza abo bantu babaga bafite ubushake burenze noneho ahubwo nari bagiye kukubwira kizo ntumvishije ngo hari umugabo niba ari umusore ngo wafashe umukecuru ku ngufu amusanze mu nzu ngarangije amutera icyuma mu bintu ariko ngo si ubwa mbere ngo hari n'undi mukecuru ngo yafashe ku ngufu ngarangije ngamutera ifuni mu bintu azi ibyo bintu n'ibiki igitsina cy'abagore icy'abagabo se cyo ntago bakita ibintu ajomba amada yajombyemo icyuma nyuma y'uko arangije gukora ibyo akora mukecuru ati ndapfuye ati mu nabare agenda dudubiriza amaraso agira ngo yagiye mu mihango kandi ashaje yatandaraje yakabije nose ubwo bagiye kurinda yamufashe ku ngufu umukecuru nta ntege bafite nyamuneka barindaho bajombamo icyuma ze yabisoje umuhungu amaze kuvuga ati uyu muntu rero reka mbigire gutya atazongera ejo atazanavuga ati yari afite ngahe umukecuru bari muri 60 na umuntu w'imyaka 60 naba gifite igitsina ngo iki uwo mutipe ahubwo ratashobora kuba ari indwara arwaye kuko si ubwa mbere bibayeho noneho ngo ako karere aturukamo niko nibagiwe ukuntu bakita ngo yarabazigirije ni wa muntu ushobora hano mu Rwanda ubwo mu cyaro ni wa muntu ushobora kuza akagusanga kuri matera akakubyutsa neza witonze ukava kuri matera akakazinga neza agashyiraho umugozi akikorera akagenda asiga gusambanyije ako se nkibaza aho hantu atuye nta buyobozi buhari ku buryo akora ibyo bikorwa by'ishozi cyangwa se ibyo bikorwa by'ubuhemu by'ubugome ku muntu umwe ku wa kabiri ku wa gatatu
ibaze abo yibye ukuntu bangana sibyo ibaze abo bakecuru yirirwa hohotera kubera ko wa mbere yaramwisha arapfa kandi n'uwo wa kabiri nta cyizere bafite cy'uko ari bubeho yaviriranye mu gitsina ariko bamujyanye kwa muganga ashobora kuza gupfa uwa mbere we mukubise ifuni mu bintu arapfa ariko aragenda nese ifuni ijya mu bintu aka nawe rero ngo ni kamasha go yakubise baramenya arinjira azo w'icyo gitsina cy'ifumye gite hahita abunaga uwa kabiri rero yashyizemo icyuma ubwo rero ukumva uwo mutipe ashobora kuba afite uburwayi budasanzwe nese kuki ajya ku bakecuru baba bamutwaye iki urumva abakecuru bavuga ati bafite intege nkeya reka aba aribo nifashisha wenda umugore mutoya wenda ndarwana nawe ariko ngo hari n'abagore bato bagenda yaka amatelefone mu nzira bene ubwo afite ikibazo ashobora kuba afite depression idasanzwe mu mutwe wenda yakorewe n'abantu bakuru bibaho hari igihe abakecuru hari igihe umukecuru nawe aba yaramufashe ku ngufu hanyuma agahitamo kwihorera akavuga ati abakecuru nanjye ndabemeza ako umukecuru imyaka 65 akenshi mba ngira ngo iki naba kikimaza ni ukwihagarika gusa nyine ubundi bivugwa ko mu bushakashatsi ko umugabo akusigaye soma cyane umugabo arinda apfa akigira ubushake bwerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ariko umugore we hari imyaka ageramo agakonja akamera nka barafu umubiri ukipfunyarika umva ukipfundika cyangwa uwo mutipe yabonye nyine usanga nk'umukecuru n'umusaza babana nyine wenda umukecuru apfa kugerageza nyine kugira ngo aheke yasheriwe kubera ko umubiri warakonje warabaye ibyatsi neza ayowe 65 maze n'umubiri wo mu maso warataye forumu ukuntu nari ngo 35 wenda nuko aba ari umukecuru wo mu cyaro ariko w'Ikigali aba asa neza ni ukuri aba asa neza byibura abagikanyakanya muri buriya buryo muri buriya buryo sinamenye ahubwo njye nanjye ngiye gutegereza wenda Imana ntinize ubuzima nkazayigezamo nzumva uko bizaba bimeze nose n'ubwo ufite 25 ko mba numva nta kigenda urarwaye numva ngo na nyiramite narayinyweye urarwaye nukuri none se ubwo none nzagira 35 meze nesha nzaba narabaye barafu none se biriseri wumva nta kigenda reka nakubwiye ngo ujugira gutya wishiture urabyanga wabimbwiye ryari duhuriye amakuru yanjye wayamenye te ikiganiro twakoze nubundi umbwira ko ndakubwira ni wowe rero jya wifashisha udufilime tugushiture akabye ntabyo nareba ngiye izo filime ndazanga pe ubwo uzi impamvu ntekereje ko umutipe yakoresheje cyuma wabonye wasanga yabonye kwinjiramo bigoranye arangije afite kandi wumva amakuru batanze cyangwa se no umukecuru bwe yabyivugiye ko ntago arapfa ari kwa muganga yabyivugiye yavuze ati icyo cyuma nagiye kumva numva ngo pi ati numva ni nk'igisongo kinjiye ashobora rero kuba mu gihe ari kumufata ku ngufu yavuze ati reka mutera icyuma biraza kumera nk'uwa mbere arahita apfa ntaze kuvuga none rero yagize umwaka ntiyapfuye ati yadudubije ku buryo abantu bamubonye bavuze bati se uyu mukecuru agiye mu mihango ashaje kandi ari icyuma bamaze kumutera mu bintu ariko nyamuneka abo bagizi ba nabi imidugudu ariko yafashwe mujye mubatangira amakuru hanyuma bafatwe bafungwe kuko hari abakecuru bakorerweho abo bantu nta kintu bamaze muri societe no kwangiza gusa hari abakecuru bafatwa ku ngufu bagatinya kuba batanga ikirego kubera ko abo baregera babangana n'abana babo umukecuru aragatinya kujya kurega mubwire kizo hari igihe babanyweye ibintu by'ibiyobyabwenge ni nayo mpamvu usanga nyine ibiyobyabwenge ari ibintu nyine biri kugira biri guhabwa intera cyangwa se biri gushyirwamo imbaraga kugira ngo bihashywe kubera ko ibiyobyabwenge ni ikintu kibaho gikoresha ibintu bibi gusa nta kiza gikoresha kwako shano kuri birumvikana ko ari ibiyobyabwenge niba nta kindi kibazo afite cy'uburwayi bwo mu mutwe ni ibiyobyabwenge kubera ko sawa umuntu muzima ajya kurongora umukecuru w'imyaka ingahe yarangiza noneho akanavuga ati reka mukure ku isi irashaje nyine turi mu minsi ya nyuma ubwo abasenga nibasenge nuko bimeze Diamond nukuri namubonye ari gutera ibiti Diamond ariko ariyoroshya man Diamond ariyoroshya niyo mpamvu umufana ndamukunda uriya mutipe Diamond rega azi ubuzima icyari cyo namubonye uzi ko yacukuye umwobo arawucukura neza arangije umuntu wari ufite icyo giti wari ukimufashije arakimuhereza agishyira mu mwobo arangije kugira ngo afate hasi ari gucukurisha umwobo
aba ari yashyirishaho ibitako za meta ze uzi zuzuye intoki arazifata zishyira mu itaka ibitaka bishyiraho neza ku giti. Ariko kuba Diamond yahinga nta kidasanzwe nese perezida we cyangwa n'abandi ba perezida bose ntujye hari abantu bagira kiryo ajya kubona ukabona mu gihe agiye gutera igiti ashyizemo ga cyangwa afashe yasuka yari ari gucukurisha niyashyirishijeho ibitaka ariko abantu urabazi Diamond we yasunikishije intoki ze na za meta ze nawe bagira ngo akore amakuru ubwo oya ntabwo ari ukugira ngo akore amakuru ahubwo Diamond ariroshye nose ntabwo wabonye ko yagendanye na The Ben mu ndege babanje bagendana mu modoka bamaze kugendana mu modoka bagendana mu ndege kugendana na The Ben regira modoka ira ndege ya Diamond ni privé niye yarayiguza abagomba kugendanamo n'uwashaka ashaka yanamubwira ati genda ujye gutega iyawe no nabyo byabaye kwiyoroshya kuba yagendanye na The Ben ni ukwiyoroshya kubera ko urwego Diamond ariho ntabwo ari rwo The Ben ariho icyo ni ikintu ugomba kumenya sibyo ariko muri Kampala buriya The Ben arayoboye reka nkubwire The Ben ni umuhanzi biciyemo vuba sibyo wenda yatangiye kera ariko izina ryiwe rigiye public mu banyamahanga vuba asabura turebye neza The Ben na Diamond uwatangiye muzika mbere ninde ushobora kuba ari The Ben nta wamenya ariko bashobora kuba bayingayingana urumva niba rero The Ben yaratangiye umuziki kera wenda muri za 2008 2009 gutyo bikaba bitangiye gucamo muri iyi myaka ya za 2020 gutyo kuzamura ntago ameze nka Diamond byaciyemo za 2010 sibyo East Africa yose kabimuzi Afrika yose uziko we muhanzi uziko we muntu wa mbere ufite abasabu benshi muri Afrika yose afite abasabu miliyoni 10 kandi si nibyo byonyine afite ibikorwa byinshi tuzi byiza afite indirimbo nyinshi nyine afite vibe type noneho rero kuba yiyoroshye kavuga ati reka ngendane na The Ben mu ndege yanjye ariko nanone icyo ntago tukita kwiyoroshya oya nuko yiyoroshya bose bari batumiwe bose bari batumiwe ariko The Ben yagombaga kugenda mu ndege ye agatega indege ye bisanzwe kubera ko Diamond afite indege ye akagenda mu ndege ye wasanga The Ben yanamwishyuye ntago yamwishyura Diamond ariyoroshya biyo binagaragara Diamond azubuzima byo ntabwo turi buze kuza kuba twabyumvikanaho kugendana na The Ben Tiger B ntabwo ari ukwiyoroshya kugendana njyewe nka Grace wenda wavuga ko njyewe nka Grace kizo winca mu ijambo njyewe ibikorwa Diamond akora bitewe n'urwego ariho bitewe n'uko muzi bitewe n'uko namumenye Diamond ariyoroshya 100%. nakubwiye ngo abaye arundi reka tubareka ari n'umuhanzi wa hano mu Rwanda abaye arundi reka mpite nguhereza urugero n'urugero wa mu Bruce Melody afite Barabasi n'urugero wenda afite igitaramo i Musanze ariko ari na ke wa mutipe bamwita ngo iki wambara ikabutura akayigeza mu mavi Diezidora wenda Diezidora nawe ari buririmbe Musanze urambwira ko Bruce Melody yagendana na Diezidora muri Barabasi yiwe tuvugisha ukuri biba ntago yabyemera akirya agira se yagashyize he inde se Bruce Melody ariko kubera ko Diamond azubuzima z'icyari cyo ariyoroshya no mu mutima we babinagaragara ko ashobora no kubagira n'urukundo biragaragara kandi ikindi ngiye Diamond mukundira akunda akazi agira umwete wo gukora yego usanga niba hanagiye gukorera igitaramo ahagera mbere yuko icyo gitaramo kibaho iminsi 2 cyangwa 1 kugira ngo azabanze agenda checking ahani bari bukorere arebe ukuntu stage iraba yubatse arebe buri kimwe cyose kugira ngo aze kuza kugera ku rubyiniro aho ibyishimo abantu bagiye kuba baje aho ngaho respect man Diamond yego ubwo nyine aho ngaho haba hajemo n'amarangamutima yawe biragaragara uruhande uherereyeho uri kuri team D Diamond na The Ben man ndamwubaha man nawe afite ibikorwa byiza kandi nawe ariyoroshya pe yego impamvu yiyoroshya nuko nawe agirana ibihe byiza n'abahanzi bakiri bato cyangwa n'abafana bagasomana nko yariyoroshya ibyo ni ibyawe ntago ari ibyanjye muri samusomye bitwaye Grace rero amasaha cyangwa nanjye uburyo ndi kwiyumva ndumva ntameze neza reka ngushimire cyane